data urukundo rwagiye umutima w'urukundo wagiye gufasha abakene mwabitaye muri shuguri zanyu ariko Yesu naza arica azababaza azabarana nawe wawe urimo iki ujya ukaraba ukajya muri dushe ariko se umutima wawe warawukarabije mukarabye n'imitima yanyu n'ikimana ishaka mwambike n'imitima yanyu bene data asalamirima Imana ikavuga ngo tarakisirigaya jelame tandua deje kubarana n'umuntu wese pelakotanima dore kandi resirigaya igihe kirageze icyo navuze kugira ngo gisohore yewe usinziriye yewe kanguka kubera ko igihe cyo gukanguka ari iki ropefo enema dore abanyamasezerano bamwe mwarivovose abandi mubivamo kwizera kwanyu kwarabuze atari ku munyabwenge nanyizere kubera ko hari icyo je gukora tanginiya na za bindi harimo kureka ubusambanyi harimo kureka kujya kuraguza harimo kureka kujya mu bapfumu harimo kureka ubugambanyi harimo kureka ibyaha bitandukanye harimo kureka gukura n'amata haleluya nazo Imana irakotegaya dereje gure siriforia je kwikorera zakita ndetse kandi dore natangiye gushira ikimenyetso kubambaye imbere je tangwe graya yewe mbese urajyahe nta kimenyetso kikuriho Masi ene tangua ni munyegere kugira ngo ta egraya shire siriforia ikimenyetso ku mpanga zanyu maze namwe ubwo zabashe uburakari bwanjye bugurumira nk'umuriro rasiene tangwe egraya muzarokoke niko mvuganye namwe dekitalima zopeforia mbese urahungira je kwa nkunda biyebuje arankomeza tiyandeka kuko nkunda nubwo ndi mubi anishimira ubwo nduwe iteka ramfata haleluya pia kundira ubugingo bwaje kubura wewe kiranutse muri byose wewe wanye n'Imana neza umaze igihe usenga wiyanze kwiyandurisha izo kurya by'ibwami ndagira ngo mpumurize umutima wawe aba Yesu yavugaga nabo yatoranije n'abahanuzi biwe batabivangavanga nawe utiyumva kandi uhanura ugasambana ugahanura ugakora izangwa n'Uwiteka toka mu izina rya Yesu uri ihene ntabwo uri intama ariko uza Uwiteka Imana inyenyeri ziriho zaremwe nanjye ibiriho byose zaremwe nanjye rokitangwa umuntu wese niyisuzume kandi ikindi mwigisha abana banyu ropeforia nzabana nabo dometangwa mwe kwirara rokesirigaya ropeforia taramirima rokesirigaya muvana imyishima mu mitima yanyu ahubwo muce bugufi kugira ngo umucyo wanjye umanukire muri mwe mwasiene taya rakotangwa n'Uwiteka ninjye ukiza indwara zananiranye ninjye utanga amahoro aho yabuze ninjye utanga umunezero aho papa mwene data Imana ikuntumye urasabwa gukiranuka ku gato no ku kanini nico kintu usabwa yego urasabwa gukiranuka haba mu rugo rwawe haba muri sosiyete rusange urasabwa gukiranukira Imana nico kintu Imana igukenewe nta kindi niyahe gusuzugura abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana bamwe nimubaha agaciro wowe ubahereza agaciro Imana iguha umugisha wakurikije icyanditswe ariko nawe wumva ubutumwa bwiza bw'Imana ukajya gushyiraho komanteri ukashyiraho icyongereza wize muri segonderi ndetse na theology n'igifaransa wize ndakurahi uzabona yitwa Chantal umugabo wawe ntabwo muri kumwe ariko Imana irambwiye ngo ije kukubakira urugo rwari rwarasenyutse nawe lopesikata enewa Jani zerameta abana bawe ntabwo mwumvikana nabo zeteko sirigaya impamvu mutumvikana banywa ibiyobyabwenge umutima wawe urakubabaza ku bw'icyo ariko Imana irambwiye ngo
reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha yaturuka ku Uwiteka Imana, ukunda ijambo ry'Imana kandi wakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Neza y'Imana ibane kandi umugisha w'Imana kumwe ndetse n'abawe bose mu bice bitandukanye herereyemo byose, rero amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Reka nizere ko mwese muri amahoro kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Mwenedata Daniel, umukozi w'Imana, evangeliste n'umuhanuzi. Imana ijya imukoresha mu buryo butandukanye. Ngize umugisha wo kongera kwicarana nawe kugira ngo twongere tuganire ku twibutse abagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru. Ese urugendo rumeze rute? Ese bitware bite? Ese byangwa by'urugendo ni bihe muri no minsi cyane ko ibintu biri kugenda bidasobanuka neza, ariko Daniel akavuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera kuri by'ubutwari. Reka mwikaze rero mu kiganiro cyacu atangira tuganiriza twumve n'iki Imana yashyize ku mutima cyane ko mona ahantu aba yibereye ntabwo ari ahantu hasanzwe, aba ari kwegera n'Imana ngo turi mu gihe cyo kwegera Imana cyane. Amen. Daniel uraho? Turaho neza, turashima Umwami Yesu. Umeze ute? Tumeze neza cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ngo ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu. Wowe udashima Umwami Yesu waribeshye. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu. Nange rero ndashima Imana ko turi amahoro kandi ko tumeze neza. N'abakunzi b'Umusaraba TV abari ku migabane itandukanye, mugubwe neza, turabakunda cyane. Yego. Amakuru yameze neza? Amakuru meze neza, ndashima Umwami Yesu. Kuko Umwami Yesu agukundura amahoro. Ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nishinda mahoro. Nuwagiwe n'amaraso, komezwa n'ubuntu bwinshi kandi amfashe n'ukuboko ndamahoro. Amen. Ubu singusubije ra, ndamahoro kuko Yesu ankunda. Ndacari mu rukundo rwe. Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje, arankomeza ntiyakundira ubugingo bwaje kubura, Mana yabucunguje igiciro. Iteka razalameta niminiya pivo zalameta kosa eniwa jelameta namo zalamili motangwega kankomeza Mana kuko ankunda bihebuje, arankomeza ntiyandeka kuko ankunda nubwo ndi mubi, anishimira ubwo nduwe iteka aramfata. Haleluya. Ntiyakundira ubugingo bwaje kubura. Wewe wakiranutse muri byose, wewe ubanye n'Imana neza, umaze igihe usenga, wiyanze kwiyandurisha izo kurya z'ibwami, ndagira ngo mpumurize umutima wawe. Imana ntiyokundira ko ubugingo bwawe bubura, kubera yabucunguje igiciro cy'amaraso ya Kristo. Tutinye intambara uri kunyuramo, kuba waramenye Kristo ukanga kwiyandurisha izo kurya z'ibwami, ntazakundira ubugingo bwawe. Vuga ngo amen. Haleluya. Ntazakundira ubugingo bwawe ko bubura. Iteka aramfata. Akira gufatwa n'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Akira gufatwa n'Imana. Akira ikiganza cy'Uwiteka mu izina rya Yesu. Akira ikiganza gikiza indwara zawe. Akira ikiganza gikiza ibibazo zawe. Akira ikiganza gigusubiza mu iziringiro. Akira fatwa n'ikiganza cy'Uwiteka mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko wigize muri korari? Korari? Oya. Niso negeze mba muri korari nkiri umwana, ariko kuririmba sinarimba ishoboye. Bya bitanga kuri do dimanche. Nayibayemo. Ariko sinarimba ishoboye. Ariko ngiye gutangira kuza ndirimba cyane. Umva bishobora se ngo ugiye muri korari? Nimba izaririmba baze ntabwo mbizi.
nimba izaririmba tenoro ntabwo mbizi, icyo nzi neza ni uko Imana izaturirimbira. Sizaja muri korari kuko ndi umupasitori, ndi umushumba, ahubwo nzajya mbana n'abakorari. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana iguhe umugisha mwene data. Barumva ndi kugenda mfashwa kabisa. Yego. Kubera ko n'ubundi ariko ndi n'umuririmbyi urebye. Abakorari ni abavugabutumwa, abashumba turabavugabutumwa. Rero twese turi abakozi b'Imana, turi n'abaririmbyi. Nabo ni abavugabutumwa, natwe turi abavugabutumwa bwiza. Yego. Imana ishimwe. Mwese mwahamagawe n'Imana. Iyo murebye se buryo muri gukora umurimo w'Imana muna mwese muri kubikora neza. Tegereze neza ukuntu utwaye agakiza, utabuhetse ingozi umwana yaraheze kera we. Urakoze cyane. Ntabwo ari twese kuko hari abaseseye, ariko nkabona abo baseseye bagenewe kera kuzacirwaho iteka. Rero si twese, ariko hari abaseseye n'abanyuze mu marembo. Abaseseye rero nabo barahari, turi kumwe turagendana, iyo mfashe agatuti baragafata, ariko bagenewe kera. Amen. Haleluya. Hari ababyeyi baseseye, hari abagabo baseseye, hari abakobwa baseseye. Abo nibo gukizwa bijya bigora, basengana ibyaha ariko baraseseye. Ariko ngo nabo bagenewe kera kuzacirwaho iteka, ariko sinkeneye ko muzaricirwaho, nkeneye ko muca bugufi mukihana mukaba abana mu rugo. Na Yesu yize ngo murabone ngo ko si mwese. Niko bimeze. Muraboneye ariko si mwese. Umwami nazashira ibintu ku musitari we, azafata intama azirobanure nkuko umungeri arobanura intama nk'ihene. Haleluya. Aho niho bazaririra bagahekenya amenyo, ati ye baba we, iyo zakumenya nkihana. Ati ye baba we, iyo nkiza kumenya naje nkihana. Ikubita agashi mwana w'umuntu va mu byaha we, usanga Uwiteka bigishoboka ko abonwa we. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ko dutangirana amavuta yo kuririmbara. Ndumva ari umwuka twakujya dufata. Daniel, ikintu bita ubuhamya kivugaho iki? Ubuhamya. Ubuhamya ikintu mbivugaho ni amateka n'izo umuntu aba yaranyuzemo, kandi bufite umumaro, bukomeza bari mu gihe kikakaye, bukomeza bari mu bihe bigoranye, ariko ubuhamya ni amateka n'izo umuntu aba yaravuyemo. Imana ariko ikagira gute ikabihindura. Ufite amateka, naje mfite amateka. Niyo mpamvu Imana akundaga kuvuga mu gutegeka kwa kabiri kababwira ngo nimumara kurya mugahaga, timukagire gute, timukibagirwe ayo mateka yahashize. Yego. Kiza kimbabaza, hari abantu bariye buri indege bajya muri Amerika, bazenguruka impande zitandukanye, ariko baribagiwe. Ntago bakibuka, ariko icambu ukibuka ayo mateka ugashima Imana. Nanone ubuhamya ikindi muvuga, hari abantu bazana ngo ndashima Imana ko Imana yangiriye neza, ubu ndarya kandi narishonje, ngo amen Imana muyimbera amashimeshi. Wagaburiye bande? Ngo nari nambaye ubusa, ngo none umusigaye nambara mpinduranye imyenda. None se ntihari abandi bambaye ubusa, wambitse bangahe? Ubwo buhamya buba bupfuye, sinjya mbwemera. Ubuhamya nemera nuko Daniel mvuga ngo nari ishonje, Imana irangaburira, ni nkimara gutanga ubuhamya ngire n'abandi njya guhereza ibyo kurya. Nshingiye ku by'Imana yakoze. Nshingiye ku z'Imana yakoze. Nange ndagira abana ngaburira, ndagira abantu ngaburira. Nshingiye ku Imana yanyambitse, nange ndagira abo nambika. Nshingiye ku Imana yampaye amamodoka, nange ndagira abo mpesa imodoka. Nshingiye ko mfite amazu arenze imwe kandi n'abakodeshaga, nange ndagira umuntu ntuza mushyire mu nzu. Ubwo nibwo buhamya. Amen. Haleluya.
rero umuntu utanga ubuhamya budafite ibikorwa by'amagambo, Imana izakubaza impamvu wishongora mu busa uyibeshyera. Icyo ni cyo nyine nita ubuhamya. Ni ukuvuga ibyo Imana yagukoreye kandi ugakora imirimo myiza ushimira Imana. Hari ikintu bajya bavuga mu Kristo ngo umukristo agomba kurinda ubuhamya bwe, agomba kurinda ubuhamya bwe ntamere nk'abandi bose. Yego. Kuri wowe nk'umuvugabutumwa, nk'umuhanuzi, kandi Imana ikomeje gukoresha imirimo myinshi y'ubutware kandi n'ejo izakomeza kugenda ikoresha dushingiye ku by'Imana ikugenda ikora n'ibigenda ikuvugaho, urinda gute ubuhamya bwawe bitandukanye n'abandi kugira ngo utishyiraho icyasha? Icya mbere, kurinda ubuhamya kwanjye nsabwa guca bugufi kandi nkubaha abantu bose. Na niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umeze nk'umwana mutoya mumere nk'abana bato. Rero ndasabwa guca bugufi, ndasabwa guhora nihana iteka, ndasabwa guhora kugikarabira igihe cyose, ndasabwa guhora negerana n'Imana iteka kugira ngo Imana ikomeze inyambike imbaraga. Ndasabwa gukiranuka. Imana ntikeneye ko ari abantu babona ubuhamya bwawe, ahubwo Imana ikeneye ko ubwayo ibona ubuhamya bwawe. Kubera iki? Hari abantu bashaka kugaragariza abantu ubuhamya bwabo, ariko Imana yabareba hariya mu gikari tutareba, ugasanga n'ubundi ni abanyabyaha. Ugasanga umuntu ubona araje arishongoye ngo ni umukristo, yewe yaba ari no mu bantu agakora ibikorwa byiza, ariko umutima we hariya mu gikari indani akora ibiteye isoni. Uwo nushaka kunezezwa n'abantu, ariko ntashake kunezeza iki Imana. Ashaka gukorera abantu, ariko ntabwo ashaka gukorera Imana. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo umuyuda nyakuri ntabwo ashimwa n'abantu, ashimwa n'Imana. Kurinda ubuhamya bw'umuntu nta kindi, ni uguca bugufi, guhora wihereranye n'Imana, guhora uri kumwe n'Imana iteka, guhora usenga Imana, ndetse kandi ukiranukira Imana. Abantu badahari ugakiranuka, abantu bakubonye ugakiranuka, uri wenyine ugakiranuka, uri mu bantu ukagira gute ugakiranuka. Icyo ni cyo cyo kurinda ubuhamya, nibwo buryo, niryo banga nta rindi. Urakoze. Tuvuga ngo abantu nibakiranukire aho abantu babareba n'aho batababona. Ugasanga umuntu ndakwigiraho mwiza, ariko nyamara ibyo Imana izi abantu batazi ukora ni byinshi. Ariko ndagira ngo ubwire ngo nimba ukora ibisa bityo uzarimbuka, ntabwo uzaja mu bwami bw'Imana. Usenga, yewe gusenga bikingura ijuru, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Bazabanga babampora, bazabarenganya, uko nagiriwe namwe niko bazabagirira. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Tugiye gusata n'igice cya kabiri. Icyo ushatse kuvuga ni uko abantu bagomba gukiranukira aho abantu babareba n'aho batabona, kuko ahantu hose Imana umuntu ashobora gukiranukira aho abantu bareba, twe tukamutangira ubuhamya, ariko aho tutareba yarabiyogoje byaracitse, Imana ikamubaraho, ikamubonaho umugayo. Urasabwa gukiranuka kuri buri kantu kose, kwa buri kimwe cyose urasabwa gukiranuka. Hari uwavuze ngo nubona ko nibagiwe Yesu uzanyibutse, byazuya byawe wabize ku bwanjye. Mama, papa, mwene data, Imana ikuntumyeho. Urasabwa gukiranuka ku gato no ku kanini, nicyo kintu usabwa. Urasabwa gukiranuka haba mu rugo rwawe, haba muri sosiyete rusange. Urasabwa gukiranukira Imana, nicyo kintu Imana igukeneyeho, nta kindi. Ndumva nasoreza. Imana ni icyo ngicyo igukeneyeho, nta kindi. Reka tuvuge ngo Imana ishoboze abantu gukiranuka cyane ku gato no ku kanini, cyane ko pesini motala
kitagaye. Igituma benshi batinda mu butayu nuko basenga Imana badakiranuka. Impamvu benshi ibibazo zabo bidahinduka ibisubizo nuko rimwe na rimwe basenga bavanga isi Imana. Ariko Imana ikeneye ko ubana nayo ukiranuka, ukeneye kwakira umugisha, ukeneye gukira indwara, ukeneye gukira sida urwaye, ukeneye gukira uburwayi bwose ufite, ukeneye kwakira amateka masha. Urasabwa gusenga Imana, nange ndasabwa kugusengera ukiranuka. Urasabwa gusenga Imana ukiranuka wa mugenzi we. Gukiranuka usaba gusenga Imana nta cyaha cyangwa ukamaze gukuraho umwanda w'ibyaha. Urasabwa gusenga Imana ukiranuka, cyangwa se mu yandi magambo reka ngisobanure. Urasabwa gusenga Imana iteka uca bugufi, apana kwishira hejuru ngo utunze amafaranga. Yowe hari abayatunze kukurusha ariko baribagiranye. Nubwo uyarya nta rukundo urayarya, ugenda mu modoka nziza ariko watakaje urukundo, watakaje gukiranuka. Ariko yaba waributse ko ibuka ko hari abantu bayatunze menshi kukurusha ariko ntibakiriho, barapfuye. Urasabwa kugira ngo wiyoroshye uce bugufi kubane n'Imana. Amen. Imana ibagirire neza. Reka tugushimire tuvuge ngo nawe Imana iguha umugisha ku mpuguro zitandukanye ubugejeje ku bantu b'Imana. N'ibyiciro mu maso y'Imana, n'ibyiciro mu bantu, kandi abantu rwose bajya badufasha bashyikiye n'irivuga butumwa tuba turi gukora. Umukozi w'Imana aba ari gukora rwose kandi akabagezaho iby'ubugingo. Nyabuna mujye mushyigikira uyu murimo w'Imana kandi Imana izabamugisha. Ukiri aho ngaho nshimira n'abantu badahwema kugira imitima y'urukundo. Hari abantu bagira umutima w'urukundo. Amen. Ubundi gutanga kwawe, kurekura kwawe niko kuguhesha kwakira. Gutanga kwawe kuguhesha kwakira impinduka mu buzima bwawe. Uretse ko ibihe byahindutse, ubu sinakabaye ngeze ibirenge. Pawulo ngo yegeze igengwa akazaguruka kubera imbaraga z'Imana zari zamaze kugera muri we. Ariko abantu bikigihe bafite ubugugu, abantu bikigihe barimbuwe no kubura urukundo. Ubutuzi Imana izamba nka burya ngenyine, ndafashije abakene, ndagaburiye abashonje, ndakoze umurimo w'Imana. Ni ukuri izabwihorere. Ubu mfite ikifuzo. Imana yambwiye ko igiye kumpa urupangu cyane. Ubu ngiye kubona urupangu Imana igiye kumpa, yarabimbwiye. Nzubaka kamwe, hazaba harimo inzu yanjye, izindi nzu nizo gucumbikira abababaye. Niyo ntego mfite. Ntabwo uzakodesha. Oya, ntabwo uzakodesha. Nta muntu uzigera, nzashyiramo abantu babuze kuba muri uyu mujyi, barahari babuze kuba. Urupangu Imana igiye kumpa, sinzi umuntu Imana igiye kurunyaga ikaruma. Yaravuze ngo nzakenyuruza abantu mbakenyeze. Amen. Shano gutanga umugisha w'amafaranga ukarugura cyane. Aya mafaranga Imana igiye kumpa nkagura urupangu. Ni ukuri Imana zashyiramo nk'imiryango nka 30. Ngeze ashyiremo abantu mbirahiriye kuri kameramani sinzatandukira. Uru rupangu Mana nzacumbikiramo abababaye. Ni ukuri iyi modoka ngiye kwakira ntabwo nzayitwaramo abantu, nzakora umurimo wawe. Ubutuzi ugiye kuma zakora umurimo wawe. Ndifuza kuzakora ibikorwa byiza kugira ngo abantu Imana yahaye mukaba mufite imitima yinangira kandi mukavuga n'Imana, ariko imitima yanyu ikinangira. Ndagira ngo mbereke ko Imana ikora kandi ari urukundo. Ndagira ngo mbereke ko Imana ikora kandi igira neza. Ndagira ngo ngarure ubutuzi Imana igiye kumpa, ngiye kubukoresha mu rukundo. Hari umuntu unyandikira ngo yafashijwe n'ibyo wakoze gufashwa ariko atakugurira n'amazi. Ushobora kuba ntayafite ariko. Oya. Ntabwo n'umuvugi aba atayafite nibyo. Iyo ngeze hano sengera abantu, niyo nza hano nta kamera ngasengera abantu. Ariko nimba Imana ikiganiro dukoze cy'ijambo ry'Imana gikoze ku mutima wawe ukumva unezerewe Imana, kuki utakohereza amazi y'umukozi w'Imana anywesha umwe muri abatoya ku gacuma k'amazi akonje, azitwa mukuru mu bwami bw'Imana. Bene data
urukundo rwagiye, umutima w'urukundo wagiye, gufasha abakene mwabitaye, muri muri shuguri zanyu. Ariko Yesu naza arico azababaza, azabarana namwe. Yego. Hari umuntu ucyumva nta nicyo afite, ariko Imana ijya imuha umugisha. Umuntu udatanga kubera ko ntacyo afite cyo gutanga, azabona umugisha w'Imana. Ariko nawe Imana yahaye, ariko ukagira umutima w'ubugugu, ndakwambia bizakugora cyane gukandagira mu bwami bw'Imana. Yemwe mureke tugwize urukundo bene data, mureke tugwize imitima y'urukundo, twe kumva ariko tudashyira mu bikorwa ibyo twumvisha. Jambo ryaravuze ngo ariko mwumvire ijambo kandi mukora ibyaryo, kuko uryumva gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu wireberamo mu ndorerwamo kwasa, ariko yamara kugenda ngo akibagirwa uko yasaga. Ariko ndagira ngo mukanguke mwumve ijambo ry'Imana, ndetse kandi mukora ibyaryo. Ntabwo mba naje kubasabira kuri kamera, amen, ahubwo mba naje kugira ngo nkubwire icyo Imana igukeneyeho. Nubwo utamba ayo mazi nange nayigurira, ariko nkeneye ko wakira umugisha, nange ngakira umugisha. Imana igumugisha. Haleluya. Umaze igihe mu butayu, umaze igihe utakira, umaze igihe nta kerekezo, ariko igituma uva mu butayu ndagira ngo wumve ngo kirahari. Igituma ukira indwara ndagira ngo ubwire ngo kirahari. Igituma urugo rwawe rugira amahoro ndagira ngo wumve ko gihari. Urasabwa kugira ngo ukanguke wakire. Ndagira ngo usabwe urambure ikiganza cyawe kugira ngo ubashe kwakira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka tugushimire mu gice cya mbere dushoje, twinjire mu gice cya kabiri cy'ubutumwa Imana yashyize ku mutima. Ukeneye bwaga abantu ucimba buno butumwa ntukabwirane, jya ubusangiza n'abandi kugira ngo nabo bamenye Kristo Yesu, bamenye ubutumwa bwiza bubagereho. Dushaka no kubana tasikita la pelimo tandua ndakumva mwami rikita tasilama tekifota na milima. Iki kiganiro hari abantu bagiye gukira indwara, hari abantu bagiye gutabarwa mwa kino kiganiro. Amen. Pesamota tekifo halatalamawa shala takisa pimo tandiwa re shekota lawirima ropefolia zelametangua pelikota. Imana iri kumbwira ngo hari abantu ije gukiza indwara zananiranye. Imana iri kumbwira ngo ije kubaka ingo zasenyutse. Imana iravuze ngo ije gutanga imikorere kuba amaze igihe hari abashomeri. Tola salamirima. Imana ikavuga ngo tarakisirigaya jelametandua, dore je kubarana n'umuntu wese pelakotanima, dore kandi resirigaya. Igihe kirageze icyo navuze kugira ngo gisohore. Yewe usinziriye, yewe kanguka, kubera ko igihe cyo gukanguka ari iki. Ropefo enema, dore abanyamasezerano bamwe mwarivovose, abandi mubivamo. Kwizera kwanyu kwarabuze, atari ku munyabwenge nanyizere, kubera ko hari icyo je gukora. Jetatatatanginiya ropefo sirima dokita lawiriga, dore salame tangua. Hari abanyirasiriforia, hari abarasikitangua, hari abarasiriforia, dore bitwaga abanyabwenge zariyamotangua, dore birabashobeye. Atari siriforia, atari kabambaye imbere. Lopeli yasema mbaye ubwenge kandi mbashize mu burinzi bwanjye. Buri wese navuganye nawe nareke kwivovota, ahubwo arindira ntegereze, kubera ko je ubwanjye dometangiko sinigaye jera peforia je gukora icyo nagambiriye. Yemwe banyamugirya n'inomwe mukizwa mu gitondo, ariko ku manywa mugakiranirwa murasirika tongua. Mbese muzireguza iki ko nabahaye umwanya ariko mukaba mwaraze guhindukira? Je kotanima, yemwe nagiriye neza
ariko imitima yanyu irasiko tangwegaye igaciranirwa. Ndavuze ngo rapeforia roketaya, nimukangura amatwi yanyu kugira ngo muhindukire, imitima yanyu ikiranuke, kubera ko da egraya ubwo muzataka mwaranze gukiranuka ntabwo nzabatabara, ni kuwiteka avuze. Shata pasika telawasa lometa jela eniwa tikita jela hello tanga enefo dobiri foria. Nduwiteka Imana, inyenyeri ziriho zaremwe nanjye, ibiriho byose zaremwe nanjye. Rokitangwa, umuntu wese niyisuzume, kandi ikindi mwigisha abana banyu. Ropeforia nzabana nabo. Dometangwa mwe kwirara. Rokesirigaya robeforia tabamirima rokesirigaya, muvana imyishima mu mitima yanyu, ahubwo muce bugufi kugira ngo umucyo wanjye umanukire muri mwe. Mwasiyenetaya rakotangwa, nduwiteka ninjye ukiza indwara zananiranye, ninjye utanga amahoro aho yabuze, ninjye utanga umunezero aho wabuze. Uresikotagraye, unyizera wese ntabwo azakorwa n'isoni, uwangurikiye ntabwo azamwara. Jemetandiwa ropeforia tokitirimanda rekosirigaye. Hari abo navuganye nabo rasiri motangwa, hari abari mu mahanga babuze ubwenegihugu. Ze tala eniwa yewe tuza tokitangwegraye. Nije Uwiteka Imana, je mu bibazo bisabeshi bagiye batandukanye, ndimanukiye je gutanga ikerekezo cy'imibereho. Atariko muri ibi bihe nimukanguke musenge. Parasirimanda rokitegaye, buri wese nazajya agenda ajya yisuzuma neza, arebe nimba ahajya ari hazima. Takosirigaya, murinde imitima yanyu kwiyandurisha izo kurya bibi z'abanyamahanga. Je kota niminiya tuperiforiasema rakotegaya, dore je gure siriforia je kwikorera zakita, ndetse kandi dore natangiye gushyira ikimenyetso kubambaye imbere. Je tangwegraya, yewe mbese urajya he nta kimenyetso kikuriho? Mwasi enetangwa, nimunyegere kugira ngo ta egraya shire siriforia ikimenyetso ku mpanga zanyu, maze namwe ubwo zabashe uburakari bwanjye bugurumira nk'umuriro. Rasiene tangwe egraya, muzarokoke, niko mvuganye namwe. Dekitalima zopeforia, mbese urahungira he? Je kotaniwa, nije buhungiro zalante ngai zizaremwe zose. Totalasiriforia, unyizera nzabana nawe kandi azaba amahoro. Nuko nimuhindukire mureke isaha zo mu mirimo yanyu mubivaneho, muce bugufi, nanjye nzakora. Bamwe baravuga ngo aho yahereye avuga ari he? Rapesirigaye, dore gutegereza birabananiye. Aho niho benshi baguye kandi baratunguwe. Atariko nduwiteka waremye ijuru n'isi, ndavuze ngo nimunyegere muce bugufi mu mitima yanyu, nanjye ndabagirira ibambe. Rasemana ntago zemera mutungurwa n'amarira n'imiborogo. Ndababuriye, ndavuze ngo nimugaruke, nanjye zabagarukira. Mugwiza urukundo mu mitima yanyu, ndetse kandi mukomeza abababaye, mwe kubakomeretsa, mwige kubabarira kubabagiriye nabi, maze nanjye murebe gukora kwanjye ko kutagaragara mu ruhande rwanyu. Ni kuwiteka avuze. Hari abarwaye indwara z'amayobera kandi zananiranye, mwarivuje bamwe biranga, atariko ninjye ugira umuti. Rasirigaya, kandi uwo muti uba muri ngiteka, kubera ko rasirigayima waremwe nanjye. Roma sirigaya, nuko nimunyegere nange ndakiza indwara zananiranye. Ndagura buri wese rasirigayima wandakiye. Ropeforia rasirimanda enotangwegaya rorasikotangwa, ndereje kongera kwegura ihema yari ryarasenyutse. Ropeforia, kandi mwiryo hema rasinigayegaya ntago hazabura umwuka wanjye wera. Ninjye Uwiteka uryiyeguriye, nta mwana w'umuntu ntumye. Ni kuwiteka avuze. Amen, Amen. amen, amen. Heta tefosa kikita eniwa lometandiwa, nawe watawe n'umugabo Imana irambwiye. Rosirishayi ije kukubakira urugo. Wa muzeyi we witwa Shantari,
umugabo wawe ntabwo muri kumwe, ariko Imana irambwiye ngo ije kukubakira urugo rwari rwarasenyutse. Nawe lopesikata enewa Jani Zerameta, abana bawe ntabwo mwumvikana nabo, zeteko sirigaya. Impamvu mutumvikana, banywa ibiyobyabwenge, umutima wawe urakubabaza ku bw'icyo, ariko Imana irambwiye ngo usenge amasengesho yo kwegerana n'Imana. Imana igiye guhindura abana bawe, kandi Imana ikuye urupfu mu ruhande rwawe. Niko Imana imbwiye ngo nkubwire Jani we, niko Uwiteka avuze ngo nkubwire. Amen. Imana ibagirire neza. Amen. Amen. Alasaketa la pefolia telasalameta ngwekra tiyirengagiza umwiyambaza uyoboke Yesu niwe shobuja. Tunganira Imana ikuyobore muzukora byose wihutiraho. Haleluya we. Umvira umwuka iz'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Amen. Umvira umwuka wera w'iz'urukundo mama we, nta soni uzagira nubona Yesu. Amen. Amen. Twinjiye mu gice cya kabiri, mwuka bamanutse n'inge bwa nti usengere no itukomeza n'ubutumwa Imana yatugeneye kuri no munsi. Ni karibu komeza. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Luka igice cyawo cya 11 11 Luka umurongo waho wa 40. Nushaka uhere ku murongo waho wa 42. Yego. Luka 11 umurongo waho wa 42. Kadusubire mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ahana abafarisayo n'abigishwa amategeko. Ahanurira abigishwa komeza. 42. Ariko muzabona ishyano. Bafarisayo. Kuko mutanga kimwe mu Bafarisayo. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Muzabona ishyano. Kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi. Mutanga kimwe mu 10 cy'isogi nibyo. Na nyiragasogera za. Abantu mujya mutanga icya 10 muhezagirwe. Imana ihira imirimo y'amaboko yanyu. Imana ibongere imigisha. Ariko hari bamwe muri mwe bazabona ishyano. Mwumve. Kuko mutanga kimwe cy'icumi cy'isogi na nyiragasogera. Icya 10 muragitanga. N'amaturo murayatanga. Ariko n'Imana ibagaye. N'imboga zose. Ibintu zose murabikora. Mukirengagiza gukiranuka no ariko nubwo mubikora hari ibindi nzamukorera indani. Nubwo mutanga icya 10, nubwo mutanga amaturo, ariko ubusambanyi kubureka zarabananiye, kureka kubesha zarabananiye, kureka kuroga zarabananiye, kureka amatiku no kugambana zarabananiye, kutababarira zarabananiye, kubabarira zarabananiye, ariko muzabona ishyano Bafarisayo. Ibyo mwari mukwiye kubikora. Izo gutanga icya 10 ni karibu biremewe. Mwari mukwiye kubikora. Ni mubikore. Mutange n'amaturo ni mubikore. Nago mbibabujije uyu ni Yesu. Ariko na bya bindi harimo kureka ubusambanyi, harimo kureka kujya kuraguza, harimo kureka kujya mu bapfumu, harimo kureka ubugambanyi, harimo kureka izaba bitandukanye, harimo kureka gukura n'amata. Haleluya. Nazo Imana ikeneye ko
mubikora mugakiranuka nicyo kintu Imana ikeneye. Yego, muzabona ishyano abafarisayo, muzabona ishyano abafarisayo, kuko mukunda intebe z'icyubahiro mu masinagoge. muri gukunda icyubahiro, abantu basigajwe no gukunda icyubahiro, abadamu benshi bashigajwe no gukunda icyubahiro, guca bugufi zarananiranye. Abagabo benshi nicyo bashaka, ariko kuko mukunda intebe z'izubahiro mu masinagoge, mu masinagoge cyangwa se mu ngo zanyu, aho mugenda, aho mukorera, mukunda icyubahiro kandi ari icy'Uwiteka, no kuramukizwa mu maguriro. muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro, ayiwe mumeze nk'ibituro bitagaragara. abantu bakabigendaho batabizi. Soma 38 kuri uwo murongo. Igice ke nicyo subira haruguru. 38. Mumeze nk'ibituro bitagaragara. Igituro kibamo ibintu byapfuye, igituro kibamo ibintu bibi. Ariko Imana ibase, mbese Imana ikureze wa mubyeyi we ikubona gute? Mugabo reka tuganire. Iyo Imana ikwitegereje, aho unyuranyura impande zitandukanye, baza umutima wawe uko Imana ikubona. Imana ikubona gute? Mbese urakiranuka? Mbese witwara nk'uko Imana ishaka? Wa mudamu, wa mukobwa, wa musore we, Imana ikubona gute? Wa muhanuzi we, mbese Imana irakubona? Wa mugabo we, mbese Imana ikubona ute? Pastor, mushumba, Imana ikubona ute? Komeza usome. 38. Umufarisayo abibonye atyo, aratangara kuko atabanje kujabika intoki mu mazi. Abafarisayo nabo gucira abantu imanza, wasigajwe no guca imanza, wasigajwe no guca imanza gusa, ariko gukiranuka zarakunaniye. Ariko icyo nakubwira, Imana ikeneye kuhindukira, Imana ikeneye kuba maso, Imana ikeneye kutunga umutima muzima. Reka guca imanza, reka gucira imanza abaturanyi bawe, reka gucira imanza wo mukora n'umurimo w'Imana. No, menya inzawe ukiranuke, umenye uburyo ubana n'Imana ukiranutse. Yego. Nahasomye. Ongera ukomeze usome. Umwami Yesu aramubwira ati, Mungu akamwambia, mwebwe abafarisayo, sasa nyinyi wafarisayo mwoza inyuma y'igikombe cy'imbehe, mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko mu nda yanyu huzuyemo ubwambuzi n'ububi gusa. Mu nda yawe harimo iki? Umutima wawe urimo iki? Ujya ukaraba ukajya muri dushe, ariko se umutima wawe warawukarabije? Mukarabye n'imitima yanyu n'icyo Imana ishaka. Mwambike n'imitima yanyu bene data. Yego. Rekera aho ngaho. Amen. Za muri Matayo 10 nongeye gusoreza ngasenga. 3:7. N'amagambo nahawe nijoro ubwo narindi gusenga, narindi kuri uyu musozi. Matayo 10:37. Nongeye gusoreza ngasenga. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Matayo 10:37. Kwikorera umusaraba. 37. Ukunda se cyangwa nyina, kubarutisha Uwiteka. Kandi koko abantu bari gukunda imiryango yabo kuruta gukunda Imana. Ariko aravuze ngo ukunda se cyangwa nyina kubarutisha Uwiteka, ntabwo ari Uwiteka. Kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha, ukunda musigaye mubabiza mugawugira mu bana banyu mukima Imana umwanya. Mbese mu masaha 28 y'umunsi ujya uha Imana umwanya amasaha ngahe? Ujya uha Imana umwanya iminota ingahe? Ariko aravuze ngo mwamburiye umwanya, mujya guha umwanya abana banyu, mwahaye umwanya business yanyu, mwahaye umwanya ababyeyi banyu, ariko mwimye Imana umwanya. Icyo nicyo kintu kibabaje Imana. Yego. Komeza. Ntabakwiriye kuba uwanjye. 38. Kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire, utikorera umusaraba we ngo ankurikire, ntakwiriye kuba uwanjye. Uwo nawe ntabwo akwiye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Umuntu wima Imana umwanya, agaha umwanya ivyo ararikiye,
bizamugora cyane, ariko urasabwa guhereza Imana umwanya mu buzima bwawe, nibwo uzakira n'ibindi bigiye bitandukanye. Yego. Dukomeze. Yego. Ubemera ninjye aba yemeye. Uwemera ni twebwe batumisha bahamagawe n'Imana. Nuramuka wemeye ijambo Imana inyirije muri njye, uzaba wemeye Imana. Ariko nurisuzugura, uzaba usuzuguye Imana. Kubera iki? Singe wihamagaye, n'Imana yampamagaye. Numvuga nabi ugatesha agaciro amagambo Imana inyurije muri njye, ndakubwiza ukuri yuko uzabona ishyano. Niyahe gusuzugura abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana, bamwe nimubaha agaciro, wowe ubahereza agaciro Imana iguha umugisha wakurikije icyanditswe. Ariko nawe wumva ubutumwa bwiza bw'Imana ukajya gushyiraho komanteri, ukashyiraho icyongereza wize muri segonderi ndetse na tiyoloji n'igifaransa wize, ndakurahi uzabona ishyano. Komeza dusoze. Kandi unyemera aba yemeye yantumye. Uwemera Kristo aba yemeye yamutumye. Cyangwa se uwemera umukozi w'Imana aba yemeye niyamutumye. 41. Uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi. Ariko uwemera umuhanuzi ko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'ubuhanuzi. Uzahabwa ingororano y'ubuhanuzi. Iri jambo rigiye ryasobanuka. Uwemera umuhanuzi akemera nge Daniel ariko ntiyemera Imana iri muri njye, azahabwa ingororano y'ubuhanuzi y'abahanuzi, ariko ntago azabona ingororano y'Imana. Urasabwa iki? Urasabwa gukunda ibindimo cyane. Nicyo kintu Imana igusaba mwene da. Muze kunda Imana kuko iri muri njye. Imana ntabwo uzayibona n'amaso yawe gutya gusa ukiri mu isi. Oya, uzayibonera mu bikorwa, uzayibonera mu bantu bayo, uzayibonera mu bakozi bawe yatoranije. Yego. Kandi uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Yego. Kandi uzanywesha umwe muri aba bato, uzanywesha umwe muri abatoya. Aba Yesu yavugaga nabo yatoranije, n'abahanuzi biwe batabivangavanga, nawe utiyumva kandi uhanura ugasambana, ugahanura ugakora izangwa n'Uwiteka. Toka mu izina rya Yesu, uri ihene ntabwo uri intama. Ariko uzanywesha umwe muri aba batoya ku gacuma k'amazi akonje, kandi akabikora bivanye ku mutima wiwe, ntawe ubimuhatiye. Uyu ni shefu ngo azitwa mukuru mu bwami bw'Imana. Kuko ari ndababwira ukuri yuko atazahabwa ingororano, atazabura ingororano. Uwo mwene uwo ntabwo azabura ingororano. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Witeguye guhabwa ingororano, menye ko Imana igukeneyeho. Gendera muri gahunda y'Imana igushakaho. Gendera mu gushaka kw'Imana mwene data. Imana izakugirira neza. Gendera mu gushaka kw'Imana, Imana iragukiza indwara yawe. Gendera mu gushaka kw'Imana, Imana irakiza ibibembe zawe. Imana irakuzura, iraguhindura musha. Imana irishura ideni ryawe. Imana irakuvana mu bukode. Imana iraguhindurira amateka. Imana iraguhesha agaciro wabuze. Imana iragarura ibyawe zanyazwe. Emera kugendera muri gahunda y'Imana, nawe gukora kw'Imana kuzagaragara ku buzima bwawe. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nawe Imana ikugirire neza kandi ndasoje naco ndezaho. Imana iguha umugisha kandi imbaraga n'amavuta ntibikureho, kandi uko Imana igenderera abandi nawe kugenderere, ubwo ugirira neza nawe kugirira neza, ubwo itanga umugisha nawe iguhe umugisha. Yego. Reka tugusaba naho utanga nimero ya telefone, hano kuvuga ngo ntago wayibona kandi bayanditse kuri screen, ariko reka noneho unayivuge. Yego. Kugira ngo bagere bamenya koko ari yawe, bajye barako bihuye. Yego. Ubundi unasengera abantu b'Imana. Ni karibu. Ni yanjye murakoze cyane. Ni 0788 72 91 46 0788 72 91 46. Imana ibaho umugisha. Reka dusenga Imana. Iri kuri WhatsApp, wayihamagara. Ni karibu. Ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukeneye kwihana ibyaha, ukeneye gusengerwa ugakira indwara zitandukanye, ukeneye gusengerwa kwa buri kimwe, duhamagare tugusengere. Nta kindi bisaba, no kwizera Kristo no gukiranuka. Iyo wizeye wakira impinduka mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye, ngushimiye kugira neza kwawe,
ngushimiye imbaraga n'urukundo rwawe. Zete kitaramisa lametangwe gaye. Urera kandi urakiranuka. Uri umunyembaraga. Wambaye ubwiza no gukomera. Uwabwa icyubahiro. Ndi kuri uyu musozi. Mana ndagushimiye. Hezagira abana bawe. Bamaze kumva buno butumwa. Mwami bahezagire. Abahereye ahatandukanye. Bakira umugisha wawe. Bakira impinduka utanga. Gukomera kwe kugaragare mu ruhande rwabo. Ubutsinzi bwawe bugaragare mu buzima bwabo. Ubahaze ibyiza. Ijambo ryawe rigwire muri bo. Bakomereza amaboko. Mwuka wera wawe amanukire kuri bo. Abari bababaye bakira impinduka. Bari babuze akazi bakira impinduka. Bari batawe n'imiryango bakira impinduka. Oria shikoriyama ropefosa kotandiwa. Mana tanga ikerekezo kuri bamwe. Tanga ubuzima kuri bamwe. Wigaragaze bakubone mwami Yesu. Urakoze kubagiriye neza. Ni mu mbaraga z'umwuka wera. Amen. Shalom shalom, Imana ibaha umugisha.